Inshuti bakunzi mukunda ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nejejwe cyane n'urukundo Imana idukunda n'uburyo bongeye kutugenera kongera kumva ijambo ryayo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha cyane. Tunejejwe n'ineza y'Imana yongeye kuduha umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryayo. Imana yacu ishyirwe hejuru. Reka mbasabe kugira ngo twongere duce bugufi, Imana itwigishe kandi ituyobore mu ijambo ryayo. Imana yacu turagushimye cyane, izina ryawe ryane rihabwe icyubahiro. Tunejejwe imbabazi tugira buri munsi, tunejejwe no kuba twandikishirije ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe akaba ari ukutwishura wowe ubwawe. Ndakwinginze uduhe Mwuka Wera rituyoboremo, kandi atwigishe iby'agakiza kawe, maze tubishyikire mu mitima yacu. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, Imana yongeye kuduha andi amahirwe tutabona kuntu tuvuga, kuko ndabizi neza ko kenshi ijambo ry'Imana Imana iba yiteguye kutwigisha, iba yiteguye kutuvugurura cyane, iba yiteguye kutumenyesha iby'agakiza kayo. Kandi ndababwiza ukuri yuko n'ubundi mbere ko Kristo agaruka agomba kutwigisha mu buryo bwose. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa amahanga yose, bukigishwa mu ndimi zose, bukigishwa mu moko yose, bukigishwa abantu bose, kugira ngo hatazagira umuntu umwe urimbuka, wenda hakaba hari impamvu z'uko atigeze amenya ubutumwa bwiza. Iri jambo rero tugiye kubumbura n'ubundi niryo rivuga ubwo butumwa bwiza. Ndabinginze kugira ngo dufatanye mu nsanganyamatsiko ivuga ngo urwandiko rw'umurage. Urwandiko rw'umurage. Turaza kwiga cyane iryo jambo, niryo nifuza ngo tuze gutinzaho ibitekerezo byacu. Urwandiko rw'umurage. Ntabwo ahari ndi butinde cyane nsobanura uwo murongo, ahubwo ndaza kuwusoma mu byanditswe byera, hanyuma nge nawe ngusabe kugira ngo ducishe bugufi imitima yacu. Twinginga Imana kugira ngo imitima yacu ibe yiteguye kwakira amagambo y'Imana, ariko inaciye bugufi cyane. Ndababwiza ukuri yuko akenshi usanga imitima yacu yirukanka cyane, usanga dufite ibintu byinshi cyane tugomba kwerekezaho imitima n'ibitekerezo, ku buryo bitubuza amahirwe yo gutekereza ku by'agakiza kacu. Kandi nk'uko umuntu yicara hasi agakora umushinga, yarangiza akamenya ahantu azavana amafaranga, akamenya uko umushinga azawukurikirana, akamenya yuko ibintu bizava, akamenya abantu bazakoramo, yarangiza ibyo bintu akabiha umwanya. Niko dukwiriye kwicara hasi tukamenya umwanya w'iby'agakiza kacu, kandi ibyo bintu tukabyiga tubyitondeye, kuko dufite umurezi wacu ari we Satani wamanutse avuye mu ijuru, kandi ntabwo ashaka ko ubuntu bw'Imana n'agakiza kayo biba kuri twebwe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo nge namwe tube turi mu murongo cyane wo kwifuza gukora ibishoboka byose, tukamenya iby'Imana kandi tukabihishurirwa, kandi tukabimenya, tukabyitaho cyane kugira ngo ibyo bintu tubisobanukirwe. Tugere kwiga iri jambo rivuga ngo urwandiko rw'umurage. Tugiye guhera mu Baheburayo igice cya 9, turasoma duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 22. Ndifuza ngo tuze kumva aya magambo ahari, kuko niyo ari butujyana akatugeza mu gusobanukirwa urwandiko rw'umurage. Tugomba kumenya ibi bintu, tukamenya umurage wacu, tukamenya n'uru rwandiko. Ibi bintu tugomba kubyiga, bikadufasha gusobanukirwa umwanya twahagararamo n'umwanya Imana yifuza ko duhagararamo. Ngiye gusoma ayo magambo. Aranditswe ngo iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranyije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Ndagira ngo tugende neza. Umurongo wa 16 utubwiye ikintu gikomeye. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Isezerano ryo kuraga, abantu benshi bashobora kutumva icyo kinyarwanda, ariko ndagira ngo nze kubanza ngisobanureho. Nuko iyo umubyeyi afite abana
kandi akabona ageze mu zabukuru rimwe na rimwe isaha n'isaha yava mu by'ubuzima agasinzira. Nuko kugira ngo abana be bazabeho bafite buri muntu wese umugabane we, afite umurage we, arabahamagara akabicaza. Isezerano ryo kuraga. Nuko yamara kubicaza akabahamagara ati bana banjye nimuze mwicara ahangaha, ndabona iminsi yanjye yo gusaza igenda igera, none nimuze hano mwese mbarage nkurikije uko nshaka kubaraga. Nuko bakicara, kandi rimwe na rimwe ndetse kenshi ntabwo baba ari bo bonyine, ahubwo bafite abatumirwa n'abandi bantu bari bwandike iryo sezerano, bari bwandike uwo murage. Uwo murage bakaza bavuga ati runaka dore wowe uzaherera ahangaha, runaka nawe uzaherera ahangaha, runaka nawe uzafata ahangaha, uzafata inzu ya hehe, uzafata inzu y'ahangaha, uzafata isambu y'ahangaha, uzafata ahangaha. Ibyo bintu bikandikwa, maze buri mwana wese akababonye icyo bita umurage. Umurage arazwe n'ababyeyi be, bakamubwira batumva dore umurage wawe nguyu, umurage utandukanye n'umunani. Umunani akenshi birashoboka ko umubyeyi yaha umwana we umunani ahantu runaka, ati aha nahawe, ariko igihe amaze gusaza hari ibintu umubyeyi yasigaranye, kugira ngo abana batazabipfa. Ikintu kiba gisigaye n'iki, ni uko umubyeyi ahamagara aba bana akabwira atumva nabahaye iminani nibyo, ariko ngiye no kubaha imirage. None nimuze hano, wowe nari mfite inzu hariya, nari mfite isambu hariya, nari mfite iki hariya, none ibi bintu nibyandikwe, muzabihabwa nimara gupfa. Umunani umuntu ashobora kuwutanga akiriho, ariko umurage umuntu awubona igihe uwamuhaye umurage ashaje cyangwa yapfuye cyangwa se yasinziriye. Ndagira ngo iki kintu mucyumvire muri iri sezerano. Umurongo wa 16 tubwiye ngo iyi sezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko wari sezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwari sezeranyije akiriho. Nta muntu ushobora kubona umurage uwamuhaye uwo murage akiriho. Oya, uwo murage igihe akiriho uba ari uwa nyirawo, ariko igihe nyirawo watanze umurage apfuye, umuntu wasezeranije cyangwa wahawe uwo murage ahita abona ibyo yahaweho umurage. Niyo mpamvu tugomba kwita cyane ku rwandiko rw'umurage, tukamenya niba hari umuntu waduhaye umurage, cyangwa se niba natwara isezerano ry'Imana dufite. Kandi batubwiye ngo umurage usohozwa nuko nyiri gutanga umurage yapfuye. Bavandimwe, ndagira ngo tuze kwiga muri izo mvugo zombi, urwandiko rw'umurage, isezerano ry'umurage, ndetse tunamenye ko wadusezeranije ni ibintu bigomba kwitabwaho. Ni urwandiko rw'umurage ndetse nuko watanze umurage yapfuye. Ibyo bintu bibiri ntabwo bishobora, umuntu ntashobora kubona umurage uwasezeranyije watanze umurage akiriho, byo ntibishoboka. Ahubwo igihe amaze gupfa nibwo abahawe imirage bagenda kuyaka. Bityo kuko ibyo bintu biba byaranditswe, baraza bagasoma ati runaka uraherera ahangaha, nawe runaka uraherera ahangaha, nawe runaka uraherera ahangaha. Bityo abantu bakaba babonye imirage yabo. Ariko igihe umuntu akiriho uwaraze, ntabwo ibyo bintu biba byarakaba ibyabarazwe, ahubwo biba ari ibyo uwaraze. Bityo tugomba kwiga aya magambo neza. Kubera iki yanditse mu byanditswe byera? Kuki aya magambo agarutsemo akatugaragariza umubyeyi araga, kandi bakatugaragariza yuko igihe umubyeyi yapfuye aribwo ahabwa isezerano, nubwo ababonye umurage bawuhabwa. Umurongo wa 18, nicyo gituma isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Ubwo bivuze ngo isezerano rya mbere rya kera naryo tugiye kuribona ko ryari rifite urwandiko rw'umurage, kandi ko nanone ryari rifite ibimenyetso by'uko uwarisezeranije yapfuye. Umurongo wa 19, Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amapfizi n'ubwoya bw'intama bwazingishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshaga nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha.
muraza kumva yuko ntabwo uyu murage ari nk'umwe nahoze mbabwira w'ukuntu umubyeyi araga abana bakababwira ko namara gupfa bazahabwa iyo mirage, ahubwo mugiye kumva yuko hari uburyo Imana yadusezeranije kuduha umurage, kandi ibyo bivuze yuko hari ubundi buryo dufite indi mirage Imana ishaka kutuvanamo uwo murage ikaduhereza umurage muzima. Inyandiko iratubwiye ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubarirwa ibyaha. Dufite umurage mu cyaha, Imana irashaka kuduhereza umurage w'agakiza. Muvandimwe, ndashimira Imana ko Imana iraduhaye amagambo nk'aya ngaya kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'umurongo Imana ishaka kutwigisha no kutuvanamo ibindi bintu bidatunganye bitemewe n'ijambo ry'Imana. Kuva igice cya 24 haranditswe uhereye ku murongo wa mbere, isezerano ry'Uwiteka n'Abisiraheli rizakomezwa. Ngiye gusoma ayo magambo hari kugira ngo twumve urwandiko rw'umurage, kuko ndifuza ko tuza kurugarukaho cyane, kuko nirwo rugomba kuduhesha ya mahirwe. Nanabibabwiye igihe umubyeyi yahamagaye abana ngo bahe imirage, hagomba kuboneka n'abahamya, kandi bakanandika urwo rwandiko ruvuga ngo runaka azaherera aha, runaka azabona ibi, runaka ibye n'ibi, kugira ngo umubyeyi igihe azaba amaze kugera mu zabukuru avuye mu mubiri, abana batazagirana ikibazo. Ubwo tugiye kubisomera kugira ngo tubirebe neza kandi tuze kubyinjiramo. Imana ibwira Mose iti, uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru ba Isiraheli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari, namwe musenge mukiri kure. Mose aba ari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibamwigire hafi, kandi abantu ntibazamukane nawe. Mose azamukanye n'abakuru ba Isiraheli 70 bagiye aho Imana iri, ariko Uwiteka bahaye amabwiriza avuga ngo abandi bose basenge bakiri kure. Ntihagire kandi umuntu uzamuka ngo agere aho Imana iri, ahubwo Mose wenyine aba ari ugera aho Imana iri. Mugiye kumva impamvu. Nuko ubundi mu muntu igihe atarashyikira iby'agakiza mu mutima ntashobora kubona Imana. Igihe umuntu atarihana ngo ahindure umutima we, icyerekezo cye gihinduke, abona umurage wundi umushoboza kubonana n'Imana, ntabwo ashobora guhura n'Imana. Niyo mpamvu ibyanditswe byabitubwiye ngo Mose aba ari we wenyine wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibamwigire hafi, kandi abantu ntibazamukane nawe. Ariko turaza kwiga turebe uyu murongo Imana yateganije yuko izaduha umurage wo guhura nayo bigashoboka. Mu gihe Adamu na Eva birukanywe mu maso y'Imana bongeye kubonana n'Imana, Imana yateganije yuko abantu bongera kugira umugisha wo kongera kubonana n'Imana. Bityo umurage wacu urahari no kongera guhura n'Imana. Umurongo wa 3, Mose arazabwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Umurongo wa 4, Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi, n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare w'imiryango ya Isiraheli uko ari 12. Atuma abasore bo mu Isiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Aya magambo atubwiye ikintu gikomeye. Ku murongo wa 4, Mose amaze kubona Uwiteka muha amagambo, Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi. Ni ukuvuga ngo Uwiteka amuhereza urwandiko rw'umurage. Urwo rwandiko rumuhesha umurage agiye kurusomera abantu. Nuko arangije arazinduka yandika ayo magambo yose y'Uwiteka, kandi turi kwiga amagambo avuga ngo urwandiko rw'umurage. Amaze kwandika ayo magambo yose y'Uwiteka, aza ku bantu. Ntiyanekeraho kugira ngo urwandiko rw'Uwiteka ari urwandiko rw'umurage, kuko ibyanditswe byera byatubwiye ngo hagomba kuboneka ibihamya by'uko ari sezeranije yapfuye. Mu magambo make, igihe amaze kwandika urwandiko rw'umurage, yaramanutse ajya ku bantu. Bigenda bite? Azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi, n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango ya Isiraheli uko ari 12. Atuma abasore mu Bisiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro.
Mose agabanya amaraso mu bice bibiri bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mu magambo make, Mose amaze kwandika amagambo y'Imana, araza amanuka ajya ku bantu atamba ibitambo. Amaraso yavuye muri ibyo bitambo byashanyaga yuko wadusezeranije habonetse ibihamya by'uko yapfuye. Araza abimisha ku bantu no ku gicaniro, abasomera urwandiko rw'umurage rw'uko bagomba kongera kubona Imana. Ibyo bintu bigashoboka. Bavandimwe, ndababwiza ukuri yuko Imana ibaratwigishije ibintu bikomeye kandi byiza kugira ngo tubashe kubirunguruka, dusobanukirwe iby'agakiza kacu. Umurongo wa 8, Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati ngaya maraso y'isezerano Uwiteka yasezeranye namwe nk'uko ayo magambo yose ari. Ibintu bibiri: hari urwandiko rw'umurage, hari n'ibimenyetso by'uko wasezeranije yapfuye. Ibyo bintu nibyo byatumye Abisirayeli babona umugisha. Nuko urwandiko rurandikwa, rusomerwa Abisirayeli kugira ngo babakire umurage wabo, kandi haboneka n'ibihamya by'uko uwasezeranije yapfuye. Haboneka amaraso agaragaza yuko isezerano ryahamijwe, yuko uwatanze iryo sezerano yapfuye. Umurongo wa 9, maze Mose azamuka na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru ba Isiraheli 70, bareba Imana ya Isiraheli munsi y'ibirenge byayo, hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro ibonerana, ihwanye n'ijoro ry'umukemure ubwabyo. Kandi abatoranijwe ba Isiraheli ntiyagira ikibatwara, bareba Imana, bararya baranywa. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve aya magambo ari aha ngaha. Twabonye guhera ku murongo wa mbere iki gice cya 24 cyo Kuva, Mose Imana imubwira ngo Abisiraheli, abakuru ba Isiraheli 70 bo ntibazamuke, hazamuke Mose wenyine, kuko bo bari batarakira isezerano ry'umurage, bari batarizera igitambo cya Kristo, kandi amagambo y'Imana bari batarayizera. Bityo bavandimwe, ubu dufite ijambo ry'Imana, kandi dufite n'ibihamya by'uko wadusezeranije mu ijambo rye yuko yagiye ku musaraba i Karuvari kugira ngo nge namwe tugire ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana cyane yuko Imana duhaye ijambo ryayo, kandi ndashimira Imana yuko ubwo yadusezeranije kuduha umurage wo kongera kubonana n'Imana. Adamu na Eva birukanywe muri Edeni, ntibongera kubona Imana. Nicyo gihombo twagize, kuba abantu bashobora kuba abana b'Imana ariko ntibagirane umusabano ushyitse na se. Ni igihombo. Ariko ndababwiza ukuri yuko dufite urwandiko rw'umurage rutuvana mu cyaha rukadushyira mu gukiranuka, kandi ko amaherezo tuzabonana na Data tukanezerwa. Icyo gihe nibwo hazaba ari umunsi w'ibirori udasanzwe, abantu tunezejwe no kubona Data wa twese. Ibintu twamaze imyaka myinshi tutabibona, ibintu twamaze imyaka myinshi nta mahirwe yo kubona, duhanganye na Satani gusa. Iyo ndunduro y'intambara izaba igeze, kandi tuzaba tugize amahirwe kubona Data wa twese. Ibyanditswe biratubwiye ku murongo wa 10, bareba Imana ya Isiraheli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro, ibonerana ihwanye n'ijoro ry'umukemure ubwabyo. Kandi abatoranyijwe ba Isiraheli ntiyagira ikibatwara, bareba Imana, bararya baranywa. Mu magambo make, babonye urwandiko rw'umurage, kandi barangije bizera amasezerano y'Imana, bizera ko habonetse uwabapfiriye, kandi ko habonetse ibihamya by'uko uwabapfiriye yapfuye, kuko babonye amaraso abamishwaho, akamishwa igitabo cy'isezerano, kandi akamishwa no ku gicaniro, kugira ngo abakuru ba Isiraheli barebe Imana. Mbere bahakaniye kuyireba, ariko ubu bwo barayibonye, bayiboneshejwe nuko babonye amaraso nk'igihamya cy'uko abasezeranije yapfuye. Bavandimwe, Kristo yagiye ku musaraba Karuvari kugira ngo nge namwe tubone ibyiringiro byo kubona ubugingo buhoraho, kandi yatwandikishije ijambo ryayo nk'urwandiko rw'umurage. Tugiye gusoma amagambo ari mu Bagalatiya igice cya 4, amagambo meza cyane atwigisha ikintu gikomeye. Abagalatiya igice cya 4, ngiye gusoma ayo magambo kugira ngo tuyumve. Igice cya 4 uhereye ku murongo wa 1, ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Umurongo wa 1, ariko ndavuga yuko umuragu yakiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose.
ndagira ngo muze kumva aya magambo mumfashe kuyatekereza. Iyo umuragwa akiri umwana, aho impamvu tudashyikira iby'Imana ntidushobora kuba tukiri abana. Iyo umuragwa akiri umwana, muri ba bana bose bagiye imbere y'umubyeyi wabo agiye kubaraga, iyo rero umuragwa akiri umwana ngo nta kintu aba atandukaniyeho n'imbata. Impamvu tugiye kuyisoma murongo wa 2, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Murongo wa 3, natwe niko turi, tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikure gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ngira ngo murumva yuko ikigira abantu imbata nuko bashobora kuba ari abana, bityo bikaba byatuma babura umugisha wo guhinduka abana b'Imana. Ese impamvu duheze mu cyaha igihe kirekire, impamvu abantu bavuga ko basenga bakaba badahinduka mu mutima, aho niba bakigaragara nk'abana. Abana bashobora guhabwa umurage, ariko ntabwo umwana amubwira ngo namuhaye inzu yahariye nagenda ayihinge, ayirinde, amenye amakuru yayo n'ibivuyemo bimufashe. Ahubwo icyo gihe kuko abakiri umwana, nubwo haboneka ibimenyetso by'uko wamusezeranije yapfuye, ntabwo bashobora kumuhereza ibyo bintu ngo abijere, kuko ntabwo afite ubushobozi bwo kubijera, ntabwo afite ubushobozi bwo kubimanaginga, ntabwo afite ubushobozi bwo kuvuga ngo imyaka yavuyemo nzayikoresha gutya, imyaka yavuyemo nzayikoresha iki, nzabonamo aya mafaranga nyakoresha iki, kubera ko ari umwana. Ahubwo agumya kurerwa. Aho nitwaba tukiri mu murongo w'abantu barerwa nk'abana, Imana ishaka kudukuza tugahinduka abantu b'Imana. Mbese aho nitwaba tukiri mu bubata bw'icyaha, mu gihe Imana ishaka ko tuva mu bubata bw'icyaha tukaba tugikunze kumera nk'abana mu bijyanye n'isezerano, aho twaba dufite ubwenge buzima bushobora kutuvana mu cyaha bukadushyira mu gukiranuka. Aho nitwaba tukimeze nk'abantu b'abana bato cyane, Imana ibwira ngo nubwo nabahaye isezerano nkabaha n'urwandiko rw'umurage, ntabwo mufite ubwenge bwabashoboza kuva mu ruhande murimo ngo mushyikire ibintu bihinduka ibyanyu. Reba kuba Imana yaratanze Kristo kugira ngo tuve mu bunyacyaha duhinduke abakiranutsi, tukaba duheze mu byaha. Bivuze ngo igihe umuntu akiri mu cyaha aracyari umwana muto cyane. Imana iramubara nk'umwana muto, ariko igihe umuntu ageze mu gukiranuka, Imana imubara nk'umuntu ufite ibyangombwa bikwiriye, nk'uko tubisomye ahangaha. Tugiye kureba ingero zimwe z'abantu bari bamaze kumenya ubwenge bw'umurage wabo, ku buryo batashoboraga kwemera kuguma mu bubata bw'icyaha, ku buryo batashoboraga kugumya kwemera kuba mu bubata, ahubwo bifuzaga cyangwa bari bafite umugambi noneho uhamye, bari bamaze gukanguka kugeza ubwo bavuga bati nta kindi kintu cyera kirabura dushaka uretse kubona umurage wacu. Tugiye muri Matayo igice cya 15, reka dusome amagambo ahari kugira ngo turebe ikintu bita gukura, kugeza ubwo umuntu akura akaba adashobora kwemera kuguma ari imbata, kugeza ubwo adashobora kwemera kuguma umurage Imana yamuhaye adawushyikiriye, ariwo murage wo kuduhindura abana bayo, nk'uko twagiye tubibona aho twatangiriye mu Baheburayo ndetse no mu Kuva, ndetse n'ahangaha dusomye aho batwereka yuko igihe umuntu akiri umwana agumya kurerwa n'ibisonga, agumya gufatwa nk'umwana, ntabwo ashobora kubona umugabane wuzuye. Ahubwo baramurera bakamubwira bati Imana yakoze ibi, Imana yakoze ibi, ariko agumya akiri hahandi. Ariko Imana yaduhaye igitabo cy'ijambo ryayo kugira ngo itubwire yuko hari urwandiko kandi rwanditswe ruduhesha umurage. 15 uhereye ku murongo 21. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, Mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezere kuko dutakiri inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, Mwami ntabara.
aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buva ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere nk'uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Muvandimwe nshuti, mwejya nkubwire ko uyu mugore w'umunyakananikazi yaramaze kumenya ikintu agomba gukora, yaramaze kumenya ko akeneye umurage agomba guhabwa, yaramaze kumenya ko adashobora kuguma mu bubata bw'icyaha, yaramaze kumenya ko adashobora kugumya kuyoborwa n'abadayimoni, yaramaze kumenya ko umukobwa we agomba gukira. Bityo nta kintu na kimwe cyajyaga kumuca intege. Abantu baramubwiye batumva, abigishwa ba Yesu babwira Yesu batumva, bwira uyu munyakananikazi adutakira inyuma, mubwire ava inyuma yacu gumya kudutakira, de nawe wamwirengagije. Nuko arababwira tumva, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nuko umunyakananikazi arabyumva, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo ryahise yivumbura ngo yigendere, ahubwo yari amaze gukura muri we, yari amaze kumenya ko hari ikintu akeneye, kandi icyo kintu akaba agomba kugihabwa. Yari amaze kumenya ko hari umurage yagenewe, kandi ko uwo murage agomba kuwubona. Nuko ahubwo araza arushaho kumwegera amubwira atumva, databuja, imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buva ku meza ba nyirazo. None niyo nta kwitwa umwana, ariko byibuza nanjye ume kuri uwo mugisha. Nuko Uwiteka Yesu aramubwira ngo mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, nuko ugende bikubere nk'uko ushaka. Umwana we abadayimoni bamuvamo. Igihe yaravuyemo abadayimoni yarabonye Kristo, kuko mu mutima w'umuntu igihe umuntu adafite Satani aba afite Kristo. Umurage wacu rero ni uko tuvana mu bubata bw'icyaha bukadushyira mu bubata bwo gukiranuka. Kandi urwandiko rw'umurage rwaranditswe, rurahari, n'ibihamya bigaragaza ko uwadusezeranyije yapfuye turabifite. Bityo bavandimwe, tugomba kwakira umurage wacu. Uyu mugore yaramaze gukura cyane, ntabwo yashoboraga kwemera kuguma mu cyaha, ntabwo yashoboraga kugumya gutegekwa n'abadayimoni, ahubwo yagombaga kuva rwose mu bubata bw'icyaha agahinduka umuntu w'Imana. Ngiye kubasomera undi muntu wa kabiri wakuze akagendagera ku kigero cyiza cyo kumenya umwanya agomba guhagararamo n'ibyo akeneye. Bavandimwe, hari umurongo w'Imana mu buryo butangaje kubona abantu baragiye Imana ibakuza, yarangiza kubakuza ikabageza ahantu baterekwa, bakamenya yuko hari ikintu bakeneye, kandi icyo kintu bakagishyiraho umutima, bakamenya yuko bafite ibyangombwa bibahesha kubona ibyo bintu byabo. Ubu dufite ibyangombwa byo kubona agakiza, dufite urwandiko rw'umurage rwo kuduhereza ubugingo buhoraho, dufite n'igihamya by'uko wadusezeranije yapfuye. Twabonye ko isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine. Bivuze ngo ntabwo umuntu ashobora kubona umurage, ntabwo umuntu ashobora kubona umurage we igihe uwamusezeranije akiriho. Dufite ibihamya by'uko Kristo yapfuye, kandi dufite n'urwandiko rw'uko wadusezeranije ari uwo kwizerwa. None bavandimwe, ndagira ngo mucyumve uyu murongo kandi tuwemere nk'umurongo w'Imana. Kristo arashaka yuko dukura tukamenya umurage wacu. Ngiye kubaha urugero. Igihe umubyeyi asezeranije umwana we, umubyeyi agapfa akava muri ubu buzima yaratanze umurage, umwana aramutse agiye kuriganywa kugira ngo ibyo yasezeranijwe atabihabwa, ari umwana ukuze uzi ubwenge, ndababwiza ukuri yuko ntabwo yacishika ngo ibyo bintu abyihorere. Oya, ahubwo yagaragaza ibimenyetso. Icya mbere, yaba afite ibihamya, yaba afite urwandiko rwasinyweho n'abahamya rw'uko agomba kubona ibyo bintu. Bityo niyo byaba ngombwa yuko ajya kurega mu buyobozi, yagenda afite urwo rwandiko rw'umurage akagaragaza ati uyu muntu yanyimye ibintu byanjye kandi mbifitiye uburenganzira, dore urwandiko nguru, dore n'abahamya ngaba, none ndashaka ibintu byanjye. Bivuze ngo uwo muntu yabaza ubwenge. Umunyakananikazi yaravuze ngo uko byamera kose, nubwo abantu bamusubiza inyuma, nubwo abigishwa bamubwiye batumva, rwose dore kudutakira inyuma tuva inyuma, ntabwo uyu munyakananikazi yari kureka gushyikira umurage we, ahubwo yagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ibyo bintu bihinduke ibye. Bityo dukwiye gukura cyane. Tugiye mu kindi gice, ibyakozwe no mu gice cya 10. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 22. Ngiye gusoma aya magambo atangaje tuze kuyumva. Aravuze ngo iki?
ibyo Petero yeretswe, tugiye kuri Korineliyo. Mwumve Korineliyo. Baramusubiza bati, Korineliyo umutwaro utwara umutwe w'abasirikari 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ushimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumva amagambo yawe. Nuko arabinjiza arabacumbikira. Bukeye bwaho Petero ahagurukana avanayo nabo na bene data bamwe b'iyopa, nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya, basangaho Korineliyo abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Korineliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye. Arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera, ariko njyewe Imana yanyeretse kutagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. Nicyo cyatumye nkanga kuza ntumiwe, none ndababaza icyo muntumiriye. Korineliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye senga magingo aya, ariyo saha ya 9. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Korineliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma Iyopa utumire Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira, none wakoze neza ubwuje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Ngiye kubabaza kugira ngo mumfashe gutekereza aya magambo. Dusomye iki gice cyose cyo mu Byakozwe mu gice cya 10, kitubwira amakuru ya Korineliyo. Yari amaze iminsi 4 asenga. Yari umuntu wagaragaraga yuko akunda Imana, ndetse na marayika waje kuvugana nawe yamubwiye ko gusenga kwe kumviswe. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye. Kubera iki Korineliyo yabwiwe yuko gusenga kwe kumviswe, ariko akanabwirwa ko agomba gutumira Petero ngo amubwire amagambo azamukizanya n'abantu bari kumwe. Ndagira ngo ahantu muhatekereze, ni iyihe mpamvu? Nuko Korineliyo yari azi gusenga, yari azi kwifuza Imana, yari azi rwose kumenya umwanya mwiza ahagararamo, ariko ntabwo yari azi ahantu yakura amahirwe ye nk'umurage agomba guhabwa. Ndagira ngo ibintu tuze kubyiga neza mu byumve. Korineliyo ni umuntu uri mu mwanya mwiza, ni umuntu usenga, ni n'umuntu ufite umutima rwose uciye bugufi, ni n'umuntu rwose wifuza amagambo y'Imana, ni n'umuntu wifuza ngo Imana imuhishurire ijambo ryayo. Ariko Imana itubwiye ikintu gikomeye kuri uyu murongo, uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwuje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Mu magambo make, hari urwandiko rw'umurage agiye gusomera Korineliyo ruri bumuhesha amahirwe atarasanganywe. Nibyo, ni ukuri abantu barasenga, n'abantu bafite amadini atandukanye, n'abantu bafite imyizerere itandukanye, ariko abantu bagomba gusomerwa ijambo ry'Imana bakamenya yuko uwabasezeranije yapfuye. Reka nsome aya magambo akurikiyeho. Petero aterura amagambo ati, Petero atangiye kubasomera abo bantu b'Imana bari bateraniye kwa Korineliyo urwandiko rw'umurage. Agiye kubamenyesha ikintu gikomeye cyane. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mahanga yose uyubaha agakora ryo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishe Yesu niwe mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose, uhereye i Galilaya, hanyuma abatiza Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu, uwo mwicishije mukamubamba ku giti. Petero aje gusoma iki kwa Korineliyo? Korineliyo umaze iminsi yose asenga, Korineliyo wabwiwe yuko rwose ari umuntu w'Imana, harabura iki? Petero araje amuteruriye
amagambo amwereka yuko agomba kuvana ibitekerezo bye ku bimuzengurutse agashyikira Imana. Inyandiko y'ibyanditswe byari iratubwiye ngo 39, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Twabonye yuko igihe urwandiko rw'umurage rurimo rwandikwa, hagomba kuba hari abahamya barigomba kwandika urwo rwandiko. None Petero aje nk'umuhamya w'urwo rwandiko, aje kubasomera urwandiko rubahesha umurage. Kuki Petero yatumwe? Kuki nabo bari biteguye kumva amagambo ari bubabwire? Kandi abantu bamaze iminsi ine basenga, abantu benshi bari gusenga, abantu benshi bari kuvuga ko bakunda Imana, ariko abantu benshi cyane bakeneye gusomerwa urwandiko rubahesha kubona ibyangombwa byose. Mwumve amagambo rero, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakore mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu, uwo mwicishije mukamubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro. Urwandiko rw'umurage hagomba kuboneka ibihamya by'uko warusezeranije yapfuye. Nimwumve ayo magambo. Kuki atangiye kubabwira ngo nuko Yesu mwishe mukamubamba ku munsi wa gatatu akazuka? Nukugira ngo batangire bamenye yuko hari ibihamya by'uko watanze isezerano yapfuye, by'uko watanga umurage yapfuye. Umurongo wa 41, icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije batari byaba, ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Abahanuzi bose, abahanuzi ni abahamya b'urwandiko rw'umurage rugomba gusomerwa abantu bakabwirwa yuko uwandikisha urwo rwandiko yatanze umurage. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Abahanuzi ni abahamya muri uru rwandiko. Abahanuzi ni abahamya b'Imana yuko abantu bagomba kuboneka bakakira kamere y'Imana, bakabona umurage w'Imana. Umurage Imana ishaka kuduha ni ugukiranuka kwa Kristo tugahinduka abantu b'Imana. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Bavandimwe, mbese turi kwakira umurage wacu? Ko dufite urwandiko rw'umurage, ko dufite n'ibihamya by'uko wadusezeranije yapfuye? None umurage wo kubona agakiza tugabona kuri kamere y'Imana, ibyo bintu byahindutse ibyacu? Kuki bitahindutse ibyacu? Aho nitwaba tukiri abana ku buryo tutazi kumenya ikintu tugomba gukora. Twabonye ikintu gikomeye cyane. Umunyakananikazi yari amaze kumenya ahantu agomba gukirira, yari amaze kumenya ko umurage wo kuva mu bubata bw'abadayimoni, ububata bwo gukora ibyaha, agomba kubuvanwaho burundu agahinduka umuntu w'Imana. Kugeza ubwo nta kintu cyashoboka kumuca intege. Tubonye ko Korneliyo bateranye bose bicaye, ariko Imana babwira ngo nimutumire Petero aza basomera urwandiko rw'umurage. Nubwo muri abantu b'Imana, nubwo mukunda Imana, nubwo musenga, ariko hari ibintu mutaruzuza, hari ihame mutarabona. Rero iryo hame ngiye kuribasomera. Petero amaze kubasomera urwo rwandiko byagenze bite? Nimwumve aya magambo. Umurongo wa 44, Petero akivuga ibyo, Petero akibabwira urwandiko rw'umurage, Petero akibabwira yuko hari ubasezeranije kandi yapfuye, kuko yazutse ku munsi wa gatatu. Ibyanditswe bya biratubwiye ngo Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Imana ishimwe cyane. Ikintu baburaga kwari ugusomerwa urwandiko rw'umurage, kwari ukumenyeshwa iby'agakiza kabo, kwari ukumenyeshwa yuko hari ushobora kubahereza agakiza kuzuye. Nuko bumvise ayo magambo, umwuka wera amanukira bayumvishije bose. Ubu ikintu kibabaje nuko abantu benshi badashaka kwicara hasi ngo bifuza ikintu kiruta ikindi, aricyo cyo kugira Kristo mu bugingo bwabo, aricyo cyo kuvanwamo icyaha. Mu magambo make, icyaha kiracyakunzwe. Umunyakananikazi ntabwo agikunze kugumana na dayimoni, ahubwo yifuza ngo dayimoni avanwe mu rugo iwe, yifuza ngo icyaha kive muri we, yifuza ngo icyaha cye kivanweho burundu agire kuri kamere y'Imana. Kuko igihe Satani avuyeho, Kristo yimika ubwami.
bavandimwe, ndagira ngo mwumve aya magambo ngiye kubasomera muri iki gitabo cy'intambara ikomeye. Ni amagambo ngiye gusoma kuri paje ya 232 muri iki gitabo. William Mirere yakiriye umwuka w'Imana ate? William Mirere yabaye ku murongo w'Imana ate? Nuko yaje kubona urwandiko rw'umurage kandi byamuhejeje amahirwe akomeye cyane. Kuri paje 231 itangira itubwira ngo ubwo yari afite imyaka 34 y'ubukuru, Mwuka Muziranenge yemeje umutima we ko ari umunyabyaha. Nta byiringiro akuraga mu myizerere ya kera by'uko nyuma yo gupfa abasha kuzagira umunezero. Ahazaza he hari hijimye kandi hari ubwihebe. Nyuma yaho, ubwo yavugaga uko yumvaga amerewe muri icyo gihe, yaravuze ati, gutekereza ibyo kurimbuka burundu byanteraga ubwoba ngahinda umushitsi, kandi gutekereza kuzabazwa ibyo umuntu yakoze byanyerekaga ko bizarimbuza abantu bose. Ijuru ryari imbere nk'umuringa hejuru y'umutwe wanjye, kandi isi yari imbere nk'icyuma munsi y'ibirenge byanjye. Guhoraho iteka byari ibiki? Kuki urupfu rwariho? William Mirere yageze mu mwanya yibaza atumva ko numva mu bwenge bwanjye ndi umunyabyaha, ko numva rwose kugaruka kwa Kristo kunteye ubwoba, ko numva kuzajya mu ijuru bidashoboka. Ibyo bintu narabyibaza, ibyo bintu narabitekereza. Uko nashagaho kubitekereza niko narushagaho kuba kure yo kubona igisubizo. Uko narushagaho gutekereza niko narushagaho gufata imyanzuro itandukanye. Nagerageza guhagarika gutekereza, ariko sinashoboraga gutegeka intekerezo zanjye. Nari umunyabyago bihebuje, ariko siniyumvisha impamvu. Narivugishaga kandi nkivovota, ariko ntazo nivovotera. Nari nzi ko ari ikibi, ariko sinari nzi ko nabona igitunganye ndetse naho nakibona. Narariraga, ariko nta byiringiro nari mfite. William Mirere yageze mu mwanya amenya yuko umurage we atarawubona, ko agifite kamere y'icyaha, ko agicumura amanywa n'ijoro. Yumva ibyo bintu biramuhangayikishije cyane, yibaza ahantu yakura ikintu cyamukiza. Ariko ndashimira Imana ko yaje kukibona, aricyo ngiye gusoma hepfo. Yabayeho atyo abimarana amezi runaka. Aravuga ati, bidatinze imico y'umukiza yinjiye mu ntekerezo zanjye. Numva ko hagomba kuba hariho umuntu mwiza kandi w'umunyampuhwe witangiye ngo atweze ibicumuro byacu, bityo akadukiza umubabaro w'igihano cy'ibyaha. Mera ko numva ukuntu uwo muntu agomba kuba yuzuye urukundo, kandi ntekereza ko nkwiriye kwishyira mu maboko ye kandi nkiringira imbabazi ze. Nyamara muri nge havutse iki kibazo, ese umuntu yagaragaza ate ko umuntu nk'uwabaho? Uretse kubona igisubizo muri Bibiliya gusa, nasanze ko ntashobora kubona igihamya cy'uko umukiza nk'uwabaho cyangwa iby'ubuzima bw'ahazaza. Yabonye urwandiko rw'umurage rumubwira ngo umuntu ashobora kuva mu cyaha agahinduka umukiranutsi. Bavandimwe, ubu dufite umugisha ukomeye cyane wo kugira ijambo ry'Imana. Dufite umugisha ukomeye cyane wo gukira biturutse ku rwandiko rw'umurage Imana yatwandikishije. Abahamya b'urwo rwandiko ni abahanuzi, kandi ijwi ry'Imana rivugira muri iryo jambo rikaduhesha gukira. Ariko byaba bitangaje amagambo mu Bagalati igice cya 4, tugumye turi abana ku by'agakiza ku buryo tutazi ahantu twavana agakiza kacu. Umva aya magambo kuno yavuze ngo, nabonye ko birayerekana uwo mukiza nk'uko nabyifuzaga, kandi natangajwe no kubona ko igitabo kitahumetswe cyashobora gusobanura amahame mu buryo butunganye kandi buhuje rwose n'ubukene bw'isi yacumuye. Byabaye ngombwa ko nemera ko ibyanditswe byera bigomba kuba ari ihishurwa ryavuye ku Mana. Ibyanditswe byampindukiye umunezero, kandi Yesu ambera inshuti. Umukiza yampindukiye umutwaro uruta abandi bose, kandi ibyanditswe byari byarambereye umwijima ndetse nkabibonamo ibitekerezo bivuguruzanya. Noneho byampindukiye itara rimurikiye ibirenge byanjye n'umucyo umurikiye inzira yanjye. Intekerezo zanjye zaratuje kandi ndanyurwa. Mbona ko Umwami Imana ambereye igitare mu nyanja rwagati y'ubuzima. Noneho Bibiliya niyo nigaga ku mwanya wa mbere, kandi mu by'ukuri nshobora kuvuga ko nayiganaga umunezero mwinshi. Naje kuvumbura ko batari barambwiye n'icya kabiri kibiyirimo.
igihe William Mirere yavumburaga ko Bibiliya ari urwandiko rw'umurage rumuhesha ubugingo buhoraho, iyi nyandiko iratubwiye ngo yarayishyikiriye runo arayisoma asanga niho umurage we wanditswe ko agomba kuva mu cyaha agahinduka umukiranutsi, ko agomba kubona ubugingo bw'iteka, wari umunyabyaha agahinduka umuntu w'Imana, ko agomba kubona ibikenewe byose. Ibyanditswe biratubwiye ngo nibajije impamvu ntari narigeze mbona ubwiza bwayo mbere, kandi ntangazwa no kuba nari narayirengagije. Ibintu byose umutima wanjye yashoboraga kwifuza byarahishuwe, kandi mbona n'umuti w'indwara y'ubugingo bwanjye. Abona n'umuti w'indwara y'icyaha cye, nuko icyaha muri we gicikamo kubw'uko amenye ko Bibiliya urwandiko rwanditsemo ngo dore uwadusezanije yarapfuye, kandi ubwo yapfuye tugomba kubona ubugingo buhoraho. Bavandimwe, inshuti nkunda, ndagira ngo mbabwire yuko urwandiko rw'umurage turufite, kandi tugomba kubona umurage uturutse ku Mana. Tugomba kubona ibikenewe byose bivuye mu ijambo ry'Imana. Aya magambo arasoza avuga ngo sinongeye kugira amatsiko gusoma ibindi bintu byose, maze ndundurira umutima wanjye mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Arihana, indwara y'umutima we iraboneka, nuko arakira, nuko abona ibikenewe byose. Bavandimwe, inshuti nkunda, tujya ku isomo risoza nuko Kristo yapfuye kandi akaba yaratwandikiye urwandiko rw'umurage, nuko hariho agakiza kacu mu buryo bwuzuye. Reka dusome isomo ryo mu Baheburayo igice n'ubundi cya 9, twumve aya magambo ahari, ari naho tugiye gusoza icyigisho cyacu kitwereka yuko urwandiko rw'umurage ruhari, kandi ko byanze bikunze dufite isezerano ry'Imana. Reka dusome duhereye ku murongo wa 13. None ubwo amaraso y'ihene n'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkaswa amaraso ya Kristo watambiwe Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, nazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Bavandimwe, Kristo yarapfuye kugira ngo tubashe kubona ibiragwa byo kuduhereza kuri kamere y'Imana. Imana yacu ishimwe ko yaduhaye agakiza, kandi yuko ibyo bintu byandikije mu ijambo ryayo, kandi ko dufite isezerano ry'umurage tugomba gushingiraho. Tukabwira Imana, tukayibwira ngo ntago nkureka utampaye umugisha, ndashaka umugisha wo guhinduka, ndashaka yuko umpa mwuka wawe wera. Hanyuma igihe abantu bize amagambo y'Imana, Imana ibahereza umutima wayo, Imana ibahereza umwuka wayo, Imana ibahereza ibiragwa byayo bitabasha kubora, bitari ifeza, ahubwo ni ubugingo buhoraho bw'Imana nzima. Uru rwandiko rw'umurage rero turarufite, kandi dufite n'ihamya by'uko wadusezeranyije yapfuye. Bavandimwe, reka Imana iduhe uwo mugisha, maze twakire kamere y'Imana kandi dukure, Imana itugeze ku gukura kuzima. Ibyo bintu Imana ibiduhera ubuntu, kandi mumere nk'abantu rwose Imana ishaka kwagura, itugeze ku gihagararo cya Kristo, itugeze mu kwakira umutima mushya, itugeze mu kugundira iby'Imana, kuko Imana yadusezanije itabasha kubeshya. Ibyo Korinero yabonye bihinduka ibyacu, kuko ngo igihe Petero yatangiraga kubabwira amagambo y'Imana, ibyanditswe byatubwiye ngo nuko mwuka wera amanukira abari bari aho bose. Imana iduhe mwuka wayo wera mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, turagushimiye ko watwandikiye urwandiko rw'umurage, turagushimira ko umunsi dushobora kujya mu ijambo ryawe tugakira, kandi tugakira by'iteka ryose, tugahinduka abantu bafite kuri kamere yawe. Icyo gihe tukaba dufitanye ubumwe nawe,
icyo gihe ukaza ukabana natwe, icyo gihe ukaza rwose ugaturana natwe, kuko wavuze ngo ntabwo uzadusiga twenyine, ahubwo uzaza aho turi. Turakwinginze kugira ngo tumenyeshe amagambo yawe, duheshe kugera kuri kamere y'Imana, kandi urwandiko rw'umurage dushoboze kurugirira icyizere kuko ari rwo wavugiyemo. Mana, uduhe kuri kamere yawe, duhinduke abantu bawe bwite, tuve mu maboko ya Satani. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.